gatangiye kundyara kakanye ndashonje nanjye nzi kurya ewe igihe naririye mu buncaga cyae aka kanekera kagasigaye ari kamwe n'indura kagura karibu kiriya yarizgodo karibu kiriya hano ni abantu baba bacururiza mwa umuntu wandi nabonye acuruzaga hano imineke n'ibindi bintu yaba yagiye ndi hano Yesu ko na mwarimu muraho turaho mbese ubwo muneke nangaye 700 you think say they wise ko mfite senyisasi ntawaguma fakuzana n'ubundi habuze n'ukagura Yesu nari nshonje ko ndagihenze n'ubundi hari habuze ukagura may God not allow them make them kill you ziranga ndi kureba hari zangirana nabi zitakanyinya kana senyisa zanjye nanze n'ubundi reka ngatonore nari nishonje Jesus is Lord Wiriwe niriwe none suri kubona naraye Yesu uravuga utari no kukankamira umuntu tugenda se tupfa kugenda ubundi kawe si tukakarima kawe warakagutishije cyangwa uracyagafite kahe kari mazi Funke ndikuvuga mwavuga neza uguhe murima amaye murima Yesu ubundi nabonye uri kugurisha no kujyana kutakumbira mwana kakarima kawe biriya ibintu buri uri kumbaza nibwo ni mani kakarima uri kuzi mfata gatoki muhagarare mani muhagarare mani muhagarare nasi kababaze mani nibiki bijya mbere mani turi kujana Muhizi wawe tureba imbere mani turi kujana ibyo buriya ukano Jesus is Lord gute twagatwara ukiruka ukuntu turagatwara hari ukuntu twabigenza tugenda tumwicaze nabo ntakajya may God not allow them make them kill you urabikoze ukajya wenyine abantu urani kubona bari kwiyongera kamwe kaneke kanjye ndakarya cyae urabizi si ni ibintu twari turi kuvugana nyine by'ukuntu uriya murimo wawe wawugurishije kandi bitari ngombwa mwana buriya watagurishije twicare tuganire neza rero tuganire mwana twicara mani imana mfite igisebe cyae kimwe n'ibyo gira tumuticaro ntabwo kiracara no 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 umuneke wanjye